tubohora ibyacu byari bimwe twigire ibyacu byari biri kure mu izina ryawe ubwiza bwawe bugaragare hano hantu cyamagara perezida uri buririmbe ntabariwe reka tukubone wawe urubabaro ntabariwe reka tukubone Kristo ijambo ryawe reka tubone ubwiza bwawe byose bikorwa kugira ngo reka dushaka Baba dushaka reka tubahire n'amashimwe ari wowe bigarukira reka mu bwiza bwawe bugaragare Yesu urokwizerwa byose urokwizerwa byose Kristo urokwizerwa byose Baba reka Mana ubwiza bwawe buturawe turakwiyegereje Mana reka nawe ari twebwe Mana ubwiza bwawe n'icyubahiro cyawe ntabwo tutarabura wowe wamaze kumenya ibyo twibwira umenyera kuri ibyo twibwira uratuzi intambwe zacu uzi n'imisatsi yo ku mitwe yacu ndetse twakwihisha ntabwo nushije umukara mu ijoro utuzi imbere n'inyuma munsi y'urutare rw'umukara wawe urarureba ukarumenya amaso yawe barareba amatwi yawe barareba yumve uko barareba gukora Mana n'ubu wakora Yesu turabyiringiye turakwizeye Mana turakwizeye Mana ko hari icyo wakora dufungurire umutwe tuvugana nawe wumve nawe utuvugishe mu izina rya Yesu Kristo kuri twebwe ndetse n'abandi batari hano hantu Mana bari munsi barimo baraza turizera neza ko hari icyo wakora reka ubu bwiza bwawe Mana buture hano hantu reka imitima yacu ibuture ubwiza Mana bwawe uyu munsi ubaye reka dushima Mana uyu munsi ubaye umunsi mwiza urabyagiye kubanza w'amashimwe turakwiga Yesu turakwiyegereje muri uyu mugoroba Mwami reka Mana ubwiza bwawe reka imbaraga zawe Mwami reka imikorere yawe Yesu reka Mwami tukubone uyu munsi wawe muri uyu mugoroba Mwami tubone gukora kwawe Kristo abatoya abakuru Mwami abari hano nabo tubasize inyuma Yesu bose turazi neza ko hari icyo wakora reka ubwiza bwawe buture muri twebwe Mwami twizeye imbaraga zawe Mwami w'abami uwo kwizerwa muri byose Mwami oh haleluya
dusengeye n'abandi batabarutse muri Ghana ku mpamvu zitandukanye, bakugirireho umugisha, bakubonereho ihirwe kandi umugeni mwiza. Umunsi utari nguyu utwagurira imbago, turanditse aba hafi na kure, inzobe n'ibikara, abaryoshye n'aho bose, abarebare n'abagufi, abakijijwe ndetse n'abadakijijwe, turanditse ingeri zose z'abaremye kugira ngo dusangire ijambo ryawe, kuko n'abadakijijwe ntibahindura, n'abakijijwe rikabakomeza. Muganza ejo ko bitegeke mwiza mugenda ta twese n'ibyo Mana y'ukobera. Amen. Bana bamugisha. Dushimiye isaha waruduhaye akanya kandi nawe turamwakiriye kubuza tuyoborere, kuko gahunda zawe ziteganyijwe ntabwo nabonye mbere, ariko nanone nanze kugenda nk'umwana kandi muze. Bana bamugisha. Izina mazina yacu itwitayeho, yaguze bitatu aramujyamo no mu makuba. Iyo mpamvu izina mazina yacu itwitayeho. Yes. You're
Umutima
tugiye gusenga badusabye ko uyu mwanya wanjye. Haleluya. 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 Amen. Mureke tuzamurire Imana icyubahiro. Imana ishimwe. Haleluya. Haleluya. Birakwiye ko dusenga Imana, birakwiye ko tuyishima, birakwiye ko tuyihimbaza. Hari umuntu ujya ukunda kuvuga ngo dukunda gukorera Imana n'amaboko ariko n'amaguru nayo biba bikwiye kwashima Imana. Ingingo zawe zose zishima Imana, ariko ukuri hano uririmba, utamba, ubyina, hari abandi bantu batameze neza, hari abababaye, hari benshi bakabaye bari nkaho uri bahimbaza Imana. Rero abo basengere, tugiye gusengera ibyifuzo bitari byinshi muri aka kanya, tunasengera uri butwigisha ijambo ry'Imana. Ndagira ngo ugire ibyifuzo nka 2 cyangwa 3 sengera uko wumva biri mu mutima, ariko ntiwizirikane wowe ubwawe gusa. Dusenga Imana, ugira abandi uzirikana, uzirikane igihugu, uzirikane isi yose muri rusange, ntiwizirikane wowe ubwawe gusa. Dusenge. Data mwiza, urakomeye, Mana y'amahoro, Imana nziza, Mana y'urukundo, tujime yawe umugoroba, Mana ugira neza, twakuririmbira kwa masezerano yose. Ibidukomere, niyo mwana tukubwira imitima yacu, Mana uyu mwanya duhumuriza, twagushimaga tubyina twitera hejuru, ariko hari benshi bidakunda kubw'uburwayi, kubw'intege nke, kubw'ibibazo bitandukanye. Data mwiza, dusengera abarwayi, hari abacengejwe mu mubiri, kandi ukuboko kwawe uratangiza, ikiganza cyawe iyo cyubakiye uhawe ibyawe. Turasengera abo tuzi n'abo tutazi, mu izina ryawe tukiganira nawe uritukirane uzitorero ryawe urakoze kubayutishije, urakoze kubwawe uhashimishije bakagenda abatari batoya, twizeye kubayutishije uwabarwayi ari barwayi. Dawidi wababutukarizura n'amabanu yawe Yesu ugaruraga cyangwa urakomeye papa, urakomeye urakomeye turabahamya b'ibyo niyo mpamvu tudatera isura no kongera kumutana. Tuzi kuri Imana twumva kandi twadusura Imana turinda kumamarika, tugira neza ko turabakira, tugira neza kubwizina. Mana, tugiye kumva ijambo ryawe, ijambo ryawe ni umuti, ijambo ryawe rirayobora, ijambo ryawe ni ingoti cyawe. Mana, reka ijambo kuri uyu munsi, tuzi neza ko ijambo ryawe ari iteka, ugiye kuritubwira Data mwiza, akoreshwe nawe, imbaraga zawe zimubeho Data mwiza, riduhindure. Mana, ukoreshe Data mwiza umukozi wawe munsi, kandi Data mwiza, ubwo tugiye kumva ijambo ryawe uduhe kuryumvira. Urakoze Data, urakoze nugukira, urakoze tugukomeye amashyi Data. Haleluya, 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 tugukomeye amashyi. Haleluya, uri Imana ikomeye. Haleluya, reka gukomera kwawe kugaragare muri twe none n'iteka ryose. Haleluya, amen. Uwiteka gushakaho nugukiranuka ukamubana, ubwo n'ubuntu wagiriwe, ukoreshe neza
urakwiriye urakwiriye urakwiriye